Muraho, njye nitwa Tuyishimiye Egide, nkaba ndi umujyanama mu bijyanye n'ubuzima muri rusange, hanyuma nkaba ndi umufatanyabikorwa muri sosiyete mpuzamahanga yitwa Dynafarm. Ahangaha murabibona yuko hari ibintu bitandukanye dufite. Aka gatabo muri kubona ni agatabo twifashisha tugerageza gusuzuma abantu ibibazo baba bafite kubera ibice bigize umubiri w'umuntu n'indwara zishobora gufata buri gice. Ngira ngo murimo murabibona, aka ni agatabo gatandukanye, harimo ibice bigiye bitandukanye, ibijyanye n'ubuhumekero, ibijyanye n'ubwonko, ibijyanye n'indwara zifata umutima, ibijyanye n'amagufa, indwara z'uruhu, ibijyanye n'amara. Hanyuma ngira ngo hano hari ishusho muri kubona igaragaza ibyo turya, uburyo dukwiye kurya kugira ngo tubeho. Ntabwo turya kugira ngo tubeho, ahubwo ntabwo tubereyeho kurya, ahubwo turya kugira ngo tugire gute tubeho. Hanyuma hano murabibona yuko industrie, ibijyanye n'ubuhumekero, izo zose ni indwara. Aha rero murabibona handitse ngo total health, indwara ndetse n'inyunganiramirire dukwiye kugira gute kwifashisha. Hanyuma rero hano murabibona dufite produits zitandukanye, tukagira amakofi atandukanye. Iyi kofi bayita Ginkgo, bayita green tea. Iyi ngiyi ifasha abantu babyibushye kugira ngo bananuke, bagabanye ibiro, bagabanye ibinure mu mubiri yabo. Iyi ni kofi nziza cyane. Wowe ufite umubyibuho ukabije cyangwa se ushaka kugira ngo ushyire umubiri wawe kuri taye, wazaza. Ni kofi nziza cyane, cyangwa se wanayikoresha uyinywa kugira ngo isukure umubiri wawe. Bamwe bikundira ka teveri, aho kugira ngo ujye kukagura hamwe ku muhanda, wajya ukabura ukagacyura mu rugo ukaba wagakoresha. Hano hari iyo bita kofi Ginkgo Ginseng. Iyi kofi ni nziza cyane ku bantu bakorera mu mabiro, ku bantu bakora bicara imbere ya za mashine, bagira ama stress. Irabafasha cyane, ituma amaraso atembera neza, ituma ubwonko umuntu atekereza neza, ituma umuntu ataruha. Iyi ni kawa nziza cyane yitwa Ginkgo Ginseng, ahandi wayibona usibye muri Dynafarm. Hano hari indi kawa nziza cyane bita ngo ni Kachipu Fatima, ni kawa y'abadamu. Iyi bafasha mu gihe abadamu cyangwa abakobwa mu gihe cyo kubabara mu mihango, ibafasha kugira uruhu rwiza cyane, umubiri mwiza. Ibafasha yongerera abadamu kugira ubushake ndetse no kwishimira imibonano. Ituma abadamu babobera mu myanya yabo y'ibanga, mu gitsina. Ituma kandi umudamu umaze kubyara umura wongera ukisubira. Ituma ndetse umudamu yongera kugira imbaraga nyuma yo kubyara. Iyi nayo ni ikawa nziza cyane, waza tukagira gute tukaba twayiguha. Ikindi kandi igufasha gusukura mu nda no muri nyababyeyi. Hano tukagira indi kofi bita Ganodama. Ganodama ni ikawa nziza cyane umuntu wese yakoresha. Ni ikawa nziza yo kunywa cyane, ariko bamwe ituma amaraso atembera neza, ituma umuntu atekereza neza, ituma umuntu ataruha, atagira stress, irwanya stress, igatuma umuntu yongera akarefreshinga, akaba muzima, akaba mushyashya. Iragenda igasukura, ikarwanya amakanseri, igasukura umubiri, igakuramo umwanda. Bamwe bagira ikibazo cy'umutwe wa hato na hato, iyi ngiyi yabafasha, ni nziza cyane. Ni karibu tubihere Ganodama. Iyi rero ni Tonkati, bayita Tonkati Coffee. Iyi ni kawa nziza cyane ikoreshwa n'abagabo cyangwa n'abasore. Iyi bayikoresha abantu bagabo barangiza vuba, abagabo bikinishije, abagabo bacika intege, abagabo mbese bagira ngo barwanye abantu bafite ikibazo cy'umutwe, bafite intege nkeya. Iyi ngiyi bayikoresha abantu bakora akazi kenshi cyane, akazi k'imbaraga. Iyi bayikoresha kandi itera gukora neza kw'impyiko, ikagenda igasukura umubiri, igakora ku bijyanye n'icyo twita imiyoborantangangabo y'abagabo, ikabasha gukora neza, ituma prostate yabo ibasha gukora neza cyane. Bayita Tonkati. Hano dufite chocolate. Iyi chocolate ni nziza cyane ku
ku bana, ku bagabo, ku basore, abantu bose ni nziza cyane. Iyi chocolate abantu bafite ikibazo cya amibe niyo bakoresha, kuko hari undi muti bigendana bita yen garlic. Yen garlic ukoze muri tungurusumu gusa. Ngira ngo mubwire ngo umuntu ufite ikibazo cya amibe, iyi niyo ibasha gusohora amibe mu gikono, hanyuma ukanywa iyi ngiyi yen garlic ikabasha kwica za amibe zigakira neza burundu zikarangira. Iyi chocolate rero abana batagira apeti, abana babyumye utuda, abana bashaka kugira ngo barye, iyi ngiyi ni nziza. Umuntu wese ufite ikibazo mu nda, utagira ikibazo cyo igogora ryiwe ritagenda neza, mu nda mu mara hatameze neza, iyi yayikoresha iragenda ikamusukura mu nda. Kandi umuntu utabasha kurya neza, iyi mutera apeti akabasha kurya neza. Bayita chocolate, ni nziza cyane ku bantu bose. Hanyuma tukagira izo bita feminine wash. Feminine wash ni nziza cyane, zigufasha kwirinda ama infection vaginale. Ushaka kwirinda, ushaka kwisukura, iyi ngiyi yica amaside amwe abadamu bagira cyangwa abakobwa bagira amaside mu gitsina, bagira kumuka mu gitsina, impumuro itari nziza cyane. Iyi ngiyi irabifasha bikavaho neza, ukamererwa neza, ihumura neza cyane. Yayikoresha yisukura, yayikoresha yivura. Murabizi neza yuko ama infection yarateye yabaye menshi mu matoilette tujyamo. Bamwe bambara imyenda y'imbere ugasanga yambaye ataranitse ku zuba ntiyumye neza. Ibyo byose murabizi, ibibazo bishobora gutera amibe byose murabizi, ni ikibazo. Ukeneye rero feminine wash, arizo tugira bita kachiku ndetse na gamati, zo zose zirahari n'ahandi bazisanga, ni nziza, ziba zikoze neza cyane. Hano rero tuhafite icyo bita toothpaste tree trial oil, ikoze mu giti bita tia, kiza cyane, nta fluoride irimo, ni nziza cyane. Irinda amenyo, igatuma amenyo yererana, igatuma mu kanwa hahumura neza, igatuma amenyo akomera. Ikindi gikomeye cyane, iyivura ibisebe byo mu kanwa, ituma abantu banuka mu kanwa bivaho, ituma abantu bafite amenyo avunguka cyangwa se y'amenyo yanduye, ibi ngibi birayoza amenyo agasa neza cyane. Bayita toothpaste, ni nziza cyane. Mwibutsa ko nta fluoride igize gute irimo. Abantu rero bafite bya biheri byo mu bwanwa, abasore bagaho mwiyogoshesha mukazana ibihuru, mukazana ibiheri, iyi ngiyi mwayifashisha mukayikoresha kugira ngo uko ni nziza, yabasha no kubakiza. Bamwe bagira ibiheri byo mu maso, ni nziza cyane, mwabasha kuyifashisha. Rero nakubwira ngo karibu muri Dynafarm. Dynafarm twakira abantu bose, twakira ingeri zitandukanye, abafite ibibazo bitandukanye, ariko by'umwihariko izi nyunganiramirire nkubwira yuko ukwiye kuzikoresha utarwaye, ahubwo ukwiye kuzikoresha mbere yo kurwara kugira ngo wirinde. Ariko nawe ufite ikibazo runaka, ngwino tugane. Abafite ibibazo bya diabete, abafite ibibazo bya hypertension, bafite izo bita za bipolar, abafite ibibazo by'umwijima, ibibazo by'ifu, abafite ibibazo by'umutwe, ibibazo bitandukanye, abo bose ni karibu. Dufite ama multivitamine. Hano hari kataloge nziza cyane, ngira ngo murayibona. Iyi kataloge hano iragaragaza ibijyanye na product tugira mu byiciro bitandukanye. Ngira ngo murabibona, hari izo bita za chlorophylle, isukura umubiri, igakoramo ibyo bita amadetox. Se wakubaza ngo detox ni iki? Detox ni imyanda iva ku byo turya, iva ku byo duhumeka, iva ku byo imyuka y'itabi, imyuka y'inganda, imyuka y'imodoka, ibyo turya bitandukanye, koza amasafuriya, koza ibintu nk'ibyo, ibyuma bikubanye ku byuma, ibyo bakorera mu nganda, ibyo turya baba barateye imiti y'inganda, ibyo byose ni amadetox. Ayo bayita chlorophylle, rero isukura umubiri cyane. Hanyuma hano harimo ama product atandukanye, ngira ngo murimo murabibona. Hano harimo product zitandukanye za multivitamine, za vitamine C. Ubu ngubu rwose ni ngombwa yuko nawe umubiri wawe, umubiri wanjye dukeneye vitamine C. Hanyuma tukagira rero na cosmetique. Ngira ngo murabibona, tugiraho ama cosmetique atandukanye, amavuta, ama lips, ama oil, ama creme atandukanye, byose ngira ngo murimo muragenda mubibona. Iyi rero ni Dynafarm. Mbibutsa ko biba mbere ya toothpaste nababwiraga, ni bimwe mu biba bikoze mu bimera cyane kandi byiza cyane.
rero ikindi nababwira dufite icyo bita DIO, ifumbire nziza cyangwa se icyo twakwita ngo inyongeramusaruro nziza cyane. Abahinzi, abantu boroye rwose nabashishikariza kugira ngo niba mushaka kongera umusaruro wanyu bivuye mu buhinzi cyangwa se bivuye mu bworozi, ni karibu muze mutugane, duhamagare kuri telefone, twandikire kuri WhatsApp kuri 078 960 9023, cyangwa se duhamagare kuri 078 379 8435. Bibutsa ko aho waba uri hose, Burayi twoherezayo, muri Amerika, muri Aziya, muri Europe, muri Afurika hatandukanye, dufite n'amashami agiye atandukanye hirya no hino mu ntara. Rwose ushobora no kuduhamagara tukabikuzanira cyangwa tukabikoherereza. Ndagira ngo mubwire ngo rero Dynapharm ikorera hano mu Gakinjiro, niho icyicaro gikuru kiri mu rwego rw'igihugu. Ni karibu, abashaka gukorana natwe ni karibu. Ngira ngo mushobora no kudusura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ushobora gusura Dynapharm Rwanda kuri page ya Facebook, cyangwa ugasura ku rubuga rwacu rwa Dynapharm www.dynapharminternational.net, ukarebaho ibintu bitandukanye. Rero uramutse ukeneye amakuru yandi kujyanye n'imirire, urayibona. Iyo ngiyo ni adresse zanjye, wampamagara cyangwa ukanyandikira no kuri email, hanyuma tukabasha kugira gute kuba twakugezaho cyangwa se twagusura twakugira ubujyanama. Tutanga rero ubujyanama ku bijyanye na business, ubukungu, ubuzima bwiza, ndetse no kuba umuntu yakiteza imbere binyuze mu buhinzi, binyuze mu bucuruzi. Uko wabishaka kose twakugira inama. Hari uburyo rero butandukanye dukorana na Dynapharm, ubaye ubishaka tubaye ikaze. Murakoze cyane, turabashimiye. Mwari kumwe na Twishimiye Jude, ndabakunda cyane. Shalom shalom, mugire ubuzima buzira indwara, buzira impagarike n'ubugingo.